ubundi abagore n'abakobwa bagira ikibazo cy'uburyo bagira umusatsi udapfukagurika. Nabonye muri comment mwampaye muri video y'ubutaha ariyo yiyongewe muri kubona muri screen, mwarakomeje kugenda mumbaza ati nzababwire umuti washyira mu musatsi bigatuma umusatsi wawe udapfukagurika, ukahora urambuye, ugororotse, ari mwiza, usumukara, utarimo imvuvu ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye muba muzi biba ku musatsi. Uyu munsi tugiye gukoresha ikibabi ndetse turakoresha n'agasekuro cyangwa se n'ufiri wo mu cyaro ufite urusekuro runini itsoke bitewe n'umusatsi ufite. Hanyuma nyuma y'icyumweru tubona impinduka nk'izo uri kubona kuri iyo foto. Murakaza neza mu kiganiro kirambuye. Ni nyuma y'iyi publicité tugiye kuhamamaza tweta tuza tubereka uburyo ki ikibabi cy'ipera cyagufasha kugira umusatsi mwiza. Mwabonye ko muri video y'ubutaha hari uwagerageje gukoresha ipapayi akabona impinduka, akaza no kubitubwira muri comment. Nawe niba ugerageje ibi bintu mbabwira ukabona impinduka, ujye wibuka kuza kubitubwira muri comment kugira ngo ufashe n'abandi baba bari kureba ino video. Bitewe nuko rero iyi channel inyuraho ibintu bigiye bitandukanye, iyi video nayo nyikoze bisa nka hariyo ya nyuma nkoze yigisha. Izindi video zigisha muzayisanga kuri channel, cyangwa se ubu ngubu hari nizagezeho nk'uburyo wamera ubwanwa ndetse n'ibindi, n'uburyo nabwo wagira umusatsi mwiza ukoresheje igitunguru. Ibyo byose nabishyize kuri channel yitwa Shizoji Update News. Video yayo isobanura nanone uburyo wagira umusatsi mwiza iri ahangaha muri comment, irapininze. Ni comment ya mbere iri hano muri section ya comment ndetse na hano muri description nasizemo iyo channel. Murakaza neza rero muri video irambuye. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku Your pressure is our focus. Wabikeneye gukora video. Hello guys, welcome back. Nk'ibisanzwe ni Shizoji, umwami w'ubwiza bw'abagore n'abakobwa, the king of Nyasha and beautiful girl. Ku bantu bashya icyo gukora no gukanda like, share na comment. Nawe w'igitsina gabo ndagusubuje. Ubundi abagore n'abakobwa bagira ikibazo cy'uburyo bagira umusatsi udapfukagurika. Muri video tukaba tugiye kwifashisha ikibabi cy'ipera. Iki ni ikibabi cy'ipera. Iri ni ipera ryahinzwe rikamara igihe hatabayeho ibintu bita byo gushyiraho amafumbire menshi. Mwakomeje kumbwira ngo mbese ipera ritatereshejwe ifumbire cyangwa ipapayi itaratereshejwe ifumbire wayikura he? Ariko nyine niyo haba haragiye ifumbire ariko hataragiyeho bino bintu by'imvaruganda n'ibiki. Ubu ngubu noneho tugiye gutangira, tugiye gukuraho amababi gake gake, tugiye gukuraho amababi kandi wibuka yuko biba byiza iyo ukoze ibintu isuku nyine ariyo ya mbere. Wakwibaza ngo rero ibi bibabi by'ipera biraza gufasha iki umusatsi? Ibibabi by'ipera kuri wowe ugira umusatsi upfukagurika biraza kugufasha gukomeza umusatsi wawe, kwirukana imvuvu ndetse no gutuma umusatsi wawe uhora unanuye, nyine umeze neza, ubereye ijisho, ari umusatsi mwiza cyane. Niba rero nawe ufite ikibazo nk'ibyo ngibyo nagiye nkomeza mentioning haruguru, turaza kwifashisha ikintu cya mbere ni isuku. Ni ukumanza ukacyoza neza, nyine ukacyoza n'amazi meza, ukacyoza byibuze nk'inshuro 3 bitewe n'imyanda ubonyeho. Hanyuma wasoza kukiyoza tukaba aribwo tugiye gutangira kugikoreraho izindi process. None tugiye gukoresha kano gasekuru. Niba ufite agasekuru gatoya cyangwa ufite blender wabikoresha ukabisya, ariko nawe udafite blender wakoresha kano gasekuru gakunda kuba banaducuruza, kanagura make yakagura 1000, cyangwa se ugakoresha isekuro nini niba uri mu cyaro. Gusa twebwe kwa ko tutari mu cyaro tugiye gukoresha aka gasekuro tubihonde paka binoze. Nyuma y'icyumweru kimwe ndabizi uzanshimira kuko uzaba watangiye kubona impinduka. Ibibabi by'ipera rero bishobora kugufasha umusatsi n'uruhu rw'umutwe mu buryo bworoheje, ariko uyu ni umuti w'igitangaza. Bikunze gukoreshwa kuko birimo ibintu bifasha kugabanya dandruff, gukomeza imitsi cyangwa se imizi y'umusatsi no gutuma scalp itaribwa cyane. Icyo bifasha umusatsi ni ukugabanya gupfuka. Bishobora gufasha niba scalp yawe ifite umwanda, amavuta menshi cyangwa utubyimba duto. Kugabanya gucika k'umusatsi bifasha gutuma umusatsi woroha no kugabanya ukumeneka. Gufasha scalp
kuba nzima birashobora kugabanya kuribwa cyangwa kubyimba cyangwa erotation yoroheje, kongera kumera neza k'umusatsi, bita bituma umusatsi uba mushya kandi ariko bigufasha aho scalp imeze neza, bigatuma umusatsi umera neza kurushaho. Yes, ubwo numara gusekura ibibabi by'ipera byawe ubwo harakurikiraho kubiyungurura. Ahangaha rero urabona yari finali y'uburyo byari bimeze tumaze kubisekura. Ikindi kintu wakora uraza gushyiramo amazi makeya, amazi ariko makeya nyine yo kugira ngo ubivange neza, kugira ngo aya mazi uze kuyayungurura arimo vitamini umusatsi wawe ukeneye. Ubu noneho ikintu tugiye gukora, tugiye gufata tuyungurure ibintu byacu. Akangaka ni akayunguruzo kagura amafaranga 700. Ubu tugiye kubiyungurura gahoro gahoro kugira ngo dufate umutobe w'iki cyansi cyangwa se w'iki kibabi cy'ipera, tukamuremo gake gake dushyira muri iki gikombe kugira ngo uno mutobe wacyo aba ari wo tuza kwifashisha. Ndabizi neza nyuma y'icyumweru kimwe uzatangira nawe kujya uza hano muri comment utubwire ko hari icyo byatangiye kukumarira, ko byatangiye gutanga impinduka. Urabona rero ahangaha ni umutobe wacu usa ubururu, umutobe kandi w'ipera ryonyine, nta kindi kintu twigeze twongera gushyiramo, nta kintu twongeye gushyiramo kabisa. Hanyuma urifashisha aka gakoresho, nyaboneka nakubwiye ahantu aka gakoresho wagakura. Ushobora kwifashisha bano bantu bagura ubuntu bwo gushipuriza mu misatsi, ushobora kwifashisha perfume yashizemo. Usibye uko niba utanabifite ushobora gufata agatambaro ukajya ukoza muri ino juice, ukagenda umasa umusatsi wawe gake gake kugira ngo iyi juice ikoremo neza cyane. Gusa niba ugiye kuyikoresha biba byiza iyo umanje nyine kuzunguza kugira ngo byivange fresh, hanyuma ubashe kugenda ushyira mu mutwe. Ikitonderwa, uyu muti ushyirwa mu musatsi wamanje gukarabamo, none wamara gukarabamo ukajya nyine ukoramo kugira ngo umuti ukore neza, ukagenda ukoramo. Hari abantu bambaje mu mbese ngo ni mu musatsi, yaba mu bisuko yaba mu musatsi usanzwe uyu muti ukoramo. Uyu mudamu wenda nuko yari afite umusatsi usutse ibituta, kandi naberetse kuri iriya channel Shizoji Update News uburyo ibi bintu babisuka. Nawe ushaka kubyiga usubire muri video nakozeyo, uraza kubona uburyo ibi bisuko babisuka. Bibutsa video nk'izi ngizi uzisanga kuri channel yitwa Shizoji Update News. Iyi ni video ya nyuma tunyijije kuri no channel kugira ngo tunabarangiraho muzajya mukura izindi video. Hanyuma rero uzakomeza nyine ubigire gucya, ushyiremo nyine handi uzumva yuko umusatsi wawe uyu muti cyangwa se aya mavuta yakozemo neza. Nyuma y'icyumweru kimwe wowe nakubwiye ngo uzaza hano muri comment uduhe result, kandi iyo result uzaduha azaba ari result nziza. Hanyuma rero ngaho usiga umasa umusatsi nyine handi urumva bikoze neza hose. Nimara kurangira ufite upfuka umusatsi, ushobora gukoresha dulaga cyangwa se nk'iki gishashi cyangwa se ikindi gitambaro kugira ngo narababwiye ngo ubushyuhe ewana upfundikire ku buryo ubushyuhe biraza gushyuhirana, uriya muti ugakora neza cyane. Ugomba gushyiramo ku buryo umusatsi uraza gushyuhirana. Bishobora gufata kugira wogemo nka nyuma y'isaha cyangwa amasaha 2 wahita ukarabamo, gusa kuba bishoboye amasaha 28 nabyo ntacyo byaba bitwaye. Murakoze rero kubana nanjye muri iyi video. Ubwo reka duhurire kuri channel Shizoji Update News. Ciao ndabakunda cyane. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara Your pressure is our focus. Waba ukeneye gukora video? Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara Your pressure is our focus. Waba ukeneye gukora video? Bad boy to another level.
gukora indirimbo. Tejuri, I love you. Face to face, the way we're not to get down, to get down, yeah. Gukoresha amafoto ndetse n'ibindi. Igisubizo twakizanye. Ishimwe Studio yonyine ishobora kubigufashamo. Duhamagare, tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba warebwa cyane ku ma TikTok, ama like, ama followers ndetse n'ibindi. Ukeneye kwamamaza, twandikire nanone kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoya utangire kumenywa na bose. The Mixer TV, make your show your future.